Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose ku isi, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Nihanganishije abari mu byago, abapfushije ababo, cyane cyane Uwiteka Imana, aho bakomeza umutima kandi abihanganishe, kuko ndazi ko bitaba byoroshye. Nejejwe n'Imana rero impaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli ibice byaho 36 n'umurongo wa 13. Uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, kuko bakubwira bati uri igihugu kimara abantu, ugatuma ubwoko bwawe buba impfusha, nicyo gituma utazongera kumara abantu ukundi, cyangwa gutuma ubwoko bwawe buba impfusha, niko umwami Uwiteka avuga. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko umwami Uwiteka avuga. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, bene data, nshuti z'Imana, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro kubw'urukundo Imana idukunda. Nshuti z'Imana rero, ndashaka kwihanganisha abantu bamaze igihe batukwa, abantu bamaze igihe barenganywa, abantu bari ku rugamba rwo gutotezwa. Mureke mbabwire ngo Uwiteka Imana abakomeze kandi agiye kubamara umubabaro. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Ndashaka kwihanganisha abantu bamaze igihe barira, bari mu ngo zabo, abantu bamaze igihe barira kubera umubiri bambaye, abantu bamaze igihe barira kubera abantu babatoteza bababwira amagambo mabi. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itwiteho. Yesu rero atugirire neza. Iri jambo nkirisoma, cyangwa se ubwo narisomaga, numvisemo ijwi rimbwira ngo Uwiteka agiye kumara umubabaro abantu bari gutotezwa. Rero mwakire ijambo ry'Imana, mwakire ihumure ry'Imana, mwebwe muri gutotezwa. Imana itugirire neza. Ushobora kuba uri gutotezwa n'uwo muntu wagushatse. Burya hari igihe abantu bahura ari amarangamutima yabo, ugasanga umuntu yifuza kugira ngo gusa musambane, ariko agashiduka mushakanye. Rero aho hantu, kubera yuko nta rukundo rundi ruba rurimo rwo kukugira umudamu, ugasanga iminsi yose urarwana intambara z'uko atagukunda. Imana itugirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kuba abanyamahanga bagutuka cyangwa se bagutoteza. Yesu atugirire neza. Mureke mbabwire ngo hari ibintu Uwiteka agiye gushyiraho iherezo. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Hari abagutuka aho utuye kubera yuko amoko yamaze abantu, kubera uko waremwe. Hari abarimo kugutuka, abarimo gutuka kubera indwara yakwadukiriye nawe utazi aho yaturutse. Abantu bakagutuka yuko utera umwaku. Imana itugirire neza. Hari abantu bagutuka yenda mudahwanije kavukire, cyangwa se mutaravukiye mu gihugu kimwe, ugasanga abantu bari gutotezwa kubera aho bavutse. Yesu rero aje kubamara umubabaro. Imana itugire neza. Amarira yanyu yageze ku Mana, kandi gusenga kwanyu kwarumviswe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yabonye gutotezwa, muri gutotezwa mw'abagore mwe,
agatotezo abagabo banyu bari kubatoteza bitewe n'impamvu runaka kandi mutiteye, reka mbabwire ngo Uwiteka aje kubamara umubabaro, kandi icyo kigeragezo Imana irakirangije mu izina rya Kristo Yesu. Ntumbaze uko Imana igiye kukirangiza. Uwiteka kimwe cye nuko yabonye agasuzuguro bagusuzuguye, kimwe nuko Uwiteka yabonye ibitutsi bagutuka, Uwiteka yabonye akarenganyo bakurenganya, aje kukumara umubabaro. Imana ihimbazwe. Ntumbaze rero uko Uwiteka agiye kubirangiza. Imana niyo ifite inzira, jyewe Jane nta nzira nagusobanurira, ariko ndihanganishije abadamu, abagabo muri gutotezwa, abasore cyangwa abakobwa, mwebwe muri gupfusha ubukwe bwa buri munsi, abantu babazize uko mwahamagawe cyangwa se bazize uko mwaremwe. Hari ibintu Uwiteka Imana agiye kurangiza ku buzima bwanyu. Amen. Imana yacu rero ihimbazwe. Uyu mukozi w'Imana Ezekiyeli rero abwirwa amagambo akomeye, arabwirwa ngo ntashaka, Uwiteka aramuganiriza, arangije aramubwira ati sinshaka kuzumva abanyamahanga bongera kugusuzugura cyangwa bongera kugutuka cyangwa se utukisha umuryango wawe. Imana itugirire neza rero. Hariho igihe dushaka tukagira ibyago, ugasanga yenda umuntu arahora arwara, cyangwa se umuntu agahura n'indwara runaka, cyangwa se ugashaka mu muryango runaka ugasanga ntibakwishimiye, ugasanga bahora bagutoteza, umugabo bakamutoteza, umugore bakamutoteza, se burya ni amahanga abiri abahanganye. Ariko reka mbabwire ngo icyo kigeragezo mu ngo Uwiteka Imana arakirangije. Haleluya. Uko akirangije sinkuzi rero, ariko hari abamama bamaze igihe barira kubera akarenganya abagabo babarenganyaho, itoteza abagabo babatoteza. Reka mbabwire ngo Uwiteka agiye kubaruhura uwo mubabaro. Uwiteka Imana arawurangije. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Mwebwe badamu mwarimo gusenga bitewe n'uko umugabo agufashe, bitewe n'uko umugore agufashe, wa mugabo we, bagabo muri gusenga kubera abagore bababereye ikigeragezo. Reka mbabwire ngo kubwo kwihangana no gutegereza Imana, Uwiteka agiye kubamara umubabaro. Ikigoye rero ni uko abantu bananiwe gutegereza, abantu bananiwe kwihangana, nyamara Uwiteka arakora. Haleluya, haleluya. Uwiteka akora buri munsi. Hahirwa abihanganye rero, kuko bazemerwa, kandi abihanganye bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Bene data rero muri kurira, kubera ibitutsi babatutse ngo mutera umwaku, kubera ibitutsi babatutse ngo nuko muri ubwoko runaka, kubera ibitutsi babatuka ngo nuko mwavukiye mu karere kanaka, kubera agasuzuguro abanyamahanga babasuzuguye, ariko mugakubita amavi hasi. Reka mbabwire ngo Uwiteka Imana icyo kibazo arakirangije, kandi nyuma yaho ngaho mugiye guterura amashimwe, mushima Imana. Uwiteka Imana bihanganishe kandi abakomeze, murindire igisubizo, kandi abanyamahanga ntibazongera kubatuka ukundi, ntibazongera kubatoteza ukundi, kubera Uwiteka afunze iyo minwa mu izina ryera rya Yesu. Ahinnye izo ntoki babatunga, kubw'imbaraga z'Imana arazikunjakunje. Imana rero itugirire neza, kandi Yesu abaha umugisha. Mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Shalom.